Prata bigenze bite mana? Nani ubaye iki? Ntacyo mbaye wangu. Ni muzima. Ko ntacyo baye? Mana kuki ubesha ngo ntacyo baye? Uzi ko uvugije induru ndi hanze nkagira ngo barakwishe. Nyine mani ni ukurota nyine ni inzozi mbi ndose. Inzozi mbi? Urose ikizi? Mana uracashukwa n'inzozi ku buryo inzozi zigushitu. Jengeze umuntu akubise ikintu arakwica mana. Nyine nsobanurira bigenda bite nyine mu nzozi biba bimeze bite? Kuko ibyo bintu subwa mbere mana bimbwiye ko bikubaho. Sha musa w'imbaza byinshi. Nuze n'ubwa mbere umubije umuntu urota nabi. Iyi inzozi mbi nyine. Ubwo wasanga ari wa mukobwa urangije gukora imodoka mani. Ahubwo uva mu mukobwa. Hari umukobwa waje kudukorera ya modoka. Fa umufugano wasanga yirangije. Sawa ndaje. Kizo nzozi. Wisoza se? Cyane. Okay. Uno reka mbwire nyirayo aza kwishyura. Narazi nyawo ni yawe. Agari yanjye ariko anje njya nyikoresha kabisa. Bite? Bite? Ndabona tari ubwa mbere nkubonye. Naye ndi kubona ari ahantu nkuzi. Nzi ndumva niba ari ku rusengero muzi ari aho kuzikara aho ngaho kuko naye ndi kubona ari ho nkuzi. Okay. Okay, nge nitwa Dani. Naye wenda wari usanzwe unzi simbi. naye nitwa Teddy. Okay. Kazi se niko usanzwe ukora? Iyi niko nsanzwe nkora. Akazi neza kabisa. Ndakazi kera. Dani, imodoka yacu ishobora kuba itarirwa ikibazo gikaze. Si imodoka koza akakanya igahita irangira. Ntabwo ari ikibazo gikomeye kabisa. Undi ze sister turakwishyura ngahe? Manshi 50. Ngo? 50. Ase muso buri mu biki? Ako Dani nibakaguhende man. Uzi imvune zabyo byamutwaye. Reka iyi modoka nta n'iminota 20 ayikoze. 50 gwaba muhibyiki. Yarevije moteri se. None se ni wowe wayikoze? Ko ari wowe wayikoze wamuretsa akicu. Sister 50. Ariko ntacyo ngwino tujyane ruguru tuvugane muri saro hano. Kureba amafoto se? Ase Teddy. Kiriya kimodoka nticyaguteye icyakara. Nta kintu ukeneye cyo kunywa. Yashaje neza n'ubundi giye kugenda nta kintu nshaka. Hako rero ntunaheruka no kuza ku rusengero. Ntabwo nigeze nzi uyu munsi hari umushuti wanjye nari nagiye kureba umukobwa. Okay. Teddy rero hano niho mu rugo. Uriya muhungu wabonye niwe tubana yaje ejo bundi. Numva rero no kuzajya uza ukadusura. Se uva muri uruzu wenyine ukabishobora? Kubera iki se? Narabimenyereye nkibamo njyenyine. Iyo ntari kugira ntari kureba filme cyangwa umuziki mfata ka Bibiliya nkasoma, ariko ahanini mba ndi mu kazi mba nagiye gushakisha nawe urabyumva. Ntacyo tuzatugusura tukubanisha.
shana ukuri ni karibu rwose igihe cyose uzabonera time. rero reka ngende amasaha yagiye bwije. Okay, wakoze cyane gusa nyine tuzakomeza tuvugane tunamenyerane nk'abantu nyine basengana nakabyumva. ariko niba nakwinjiriye cyagendera hanze ndi gukora imodoka nigeze kumva umuntu usakuza. yari wowe? sorry nta kibazo niba It's fine. Nta kibazo kandi ndumva no kubikubwira ntacyo byaba bitwaye. Dede uko mbona uko nabuze ababyeyi bombi hashize imyaka 2 mama wanjye apfuye, sibye ko mbere yaho papa wanjye niwe wapfuye mbere. Rero urumva ko byakira byarangoye cyane. Mama wanjye naramukundaga cyane, sibye ko bitewe n'ibintu yakoraga ntago yari umubyeyi umwana wese yakwifuza kugira. Yajyaga mu bintu by'uburozi, ibintu byo kuraguza. Mu gihe papa wanjye yari mwarimu mu rusengero, mu gihe mama wanjye yajyaga muri ibyo ngibyo bitamaye agaciro. Ndibuka umunsi mama wanjye apfa, nawe yicariya. Ugiye hese mwana? Numvaga ndambiye kwicara muri iyi nzu rwose, mbaye ngiye kwitemberera ariko ntago ntiye. Uzi ko nyokoro mu kanya aza hano wagira ngo asange udahari koko? None se mako kwa kenshi ari we wabaje kureba naza akambura se ari ikibazo? Humura ntago ndi butinde ndagaruka vuba. Gaho rero nyisindagiriza ngere mu nzu. Sindagiza ngere mu burere. Agakombe naciragama nushaka ukihorera ntukazane.
ariko ubundi mama waretse nkazakujyana mu banyamasengesho bakagusengera. ariko uzi ko ukiri umwana, ninde wakubwiye ko abanyamasengesho barusha abakurambere bacu imbaraga? Ninde? ariko rero nakujyana tukagusengera tukagushyira mu maboko y'Imana mama, kandi Imana yagukorera ibitangaza pe ukaba wakira. hanyuma so ko mwamusengeye ntiyapfuye ntiyarwaye mukirirwa aha muri uruvunge ngo murasenga, byamubujije gupfa? ariko byibuze yapfiriye mu Mana. Erega mama ntawe utazi ko buri wese amaherezo yacu ari ugupfa, ariko bikaba byiza upfiriye mu Mana wejejwe. Gusa ngiye ntago nkwifuriza gupfa none uko ndacyagukeneye, ariko ibi bintu uri kujyamo by'abapfumu n'iki byo guterekera ntacyo bizakumarira mama. Dani, ntiwongere kumbwira amagambo nkayo. Ninde wakubwiye ko njya mu bapfumu? Ninde? uri mushiki wanjye ndabyemera, na Dani ni umuhungu wawe, ni nawe muhungu wawe ufite wenyine bukumbi. Ubu urumva inama turi kukugira turi kuzikukira tukwanze. ariko ntawe uba wivunira iki kujya nabaretse mukanjyana kumvuza mukarara amajoro musenga? Ko mwasenze byatanze iki? Hari icyo byamaze? Mwandetse gewe nkakora ibyanjye. Ngewe reka mubwize ukuri kwe, ibyo bintu byo kwivuza byawe uzajya kwivuza ahantu ushaka rwose, nushaka no muri abapfumu bawe uzajyeyo, n'ubundi data yarabikoraga. Ariko ngiye icyo nakubwiraga, muri abapfumu ugenda ujyeyo pe, akubyibuza unaniyegereze n'Imana. Uzi ko umaze kuba ikivume mu muryango, watobera ukiyegereza Imana kuko. Kuki wumva ko ndi kure y'Imana? Ahubwo muranyanga mwishizemo ko ndi umuntu mubi, ndi umurozi, nkorana n'amagini. Munyagisha umuryango wanjye, munyagisha umwana wanjye. Mama Dani, ibyo ngibyo tubyihorere, sibyo? Ibyo wakora byose byo n'uburenganzira bwawe, reka twiganire ku byo ngiye cyari cyanzanye aha ngaha. Cyo naje kukubwira, reka nyikubwire nigendere. Ngira ndakumva. Ndashaka ko Dani nkamurangira akazi, hanyuma we tukagushakira undi muntu wo kukwitaho nyine muri aha ngaha, uzaba ukiri hano tukajya tumwishyura ku mafaranga, sibyo? Kuko urabona Dani amaze gukura, agomba gutangira kwimenya. Ariko uzi kuri mubi nkuko nabikubwiraga koko. Ikintu kimwe mfite
ya nyagasani umwana wanjye murashaka kumujyana. Umva rero nkubwire, nubwo uri umuvandimwe mperurire, uzamujyana ari uko ntagihumeka umwuka w'abazima. ariko ubundi ibyo ngibyo tunabyihorere kuko n'ubundi Dani amaze gukura agomba kwihitiramo icyo ashaka. Ukumva gusa ngiye ikintu ndashaka kukubwira ni kimwe, kuba uri mushiki wanjye rwose ntabwo binteye ishema habe na gato pe, kandi wirirwe wumva nagiye nta n'ikintu nongera kuvugana nawe. Teddy, sorry kuba navuze amagambo menshi wenda nakubwiye ibintu wenda bitanakureba, ariko nyine iyo mbivuze biramfasha kuko bituma nduhuka muri njye. oya nta kibazo, iyo ugize amahirwe yo kumutega amatwi ukamubwira ikibazo cyawe nyine birafasha bituma uruhuka. njye rero ndagenda gutega amatwi, ahubwo se umeze yibwire umuherezo yaje kuba ndabona mwahuje urugwiro piyungeho se. Ase nk'ayo magambo uvuga ntayikibazo wabaye nose kubiyungaho hari kosa naba nkoze Dani, ahubwo nkakubicira inshitura utuntu tw'udufanta hano hepfo tube tutuganiriraho, kuko rwose ikiganiro cyo ndabona mwagihuje. umva nta fanta dushaka, fanta zirahari muri firigo, ahubwo tuve hejuru we kuduhagarara hejuru. Sengende cyangwa nicare aya kabiyungeho. naho ubundi munsi usanze narindi kubwira Teddy kare yumvishe ngo nsakuza ndi mu cyumba biramuyobera nyine, nibyo nari ndi kumusobanurira. ariko rero Dani, nubwo nanjye rwose nsanzwe nkumva usakuza kenshi urota nabwo ugasakuza, mu by'ukuri nanjye ntabwo nzi impamvu. nyine iyo mpamvu ushobora kuba uyizi ariko utazi ko ari Okay, noneho nanjye reka numva iyo mpamvu rero. Dani, ako wadusuye. biteze? Ni sawa ngo. Meze neza? Ni sawa meze neza. Uri watembereye? Nari ntembereyeho gatoya. Nanjye rero nari nabasuye sanga udari none usanze ngiye. Ariko nizere ko mama mwabonanye mwanaganiriye. Twaganiriye ariko ni ibibazo sinzi nimba wamereshya twajya tuganira. Nta kibazo twagenda naguherekeza. So Dani rero twatumaze igihe tutaganira, ariko nabitekerejeho, urabona umaze gukura, umaze kurangiza university, sibyo? Igihe kirageze kutangira kwimenya, kumva njye numva biri mu nshingano zanjye kuba nakuganiriza, nkakubwira buri kintu cyose, nkakuba hafi mbega muri make. Amakuru urabona na papa ufite na mama urabona ibibazo afite. Yego ndabyumva. Ubwo rero nta wundi muntu ufite wo kukuba hafi cyane nkanjye. Ndakumva. Natekereje nabwo igihe kirageze ko nawe utangira gushaka akazi. Nagereje kubiganirizaho mama wawe ariko mbona ntabwo ari kubyumva neza, ariko nawe umaze kuba mukuru, ugeze igihe cyo kwihitiramo ukamenya icyatsi n'ururo kandi ugahitamo ikintu gikwiye. Ni kuri ibyo rero urahitamo nimba ngomba kugushakira akazi cyangwa ukaguma iruhande rwa mukecuru wawe. Onkre yego ni byiza ibyo uri kumbwira, ariko rero bitewe n'ukuntu mbona mama ameze yarakwiriye kuba afite umuntu umwitaho, kwiriye kwitabwaho pe. Rero sinzi ko namusiga wenyine. Dani, dushobora no gushaka undi muntu akamwitaho kandi tukamwishyura. Aho sinzi ko byashoboka kubera ko sinzi niba hari umuntu wamwitaho kuruta uko ngiye nabikora. Cyagorana rwose. Reka no kukurushya wiri gukomeretsa unjyana kure.
reka mureke ujye kureba mukecuru. Hari ikintu ushaka kumbwira se? Nyine yanko wenda nubwo biteye isoni ariko ndumva nabikubaza ko nashaka kubaza ese papa wanyu yaba yarigeze kuba umupfumu cyangwa se yaba yarigeze akorana n'ibintu bijyanye na myuka mibi nyine? Ukiri kumbaza ibyo bintu? Anko nuko nyine mbona mama ibintu akora atari ubyitera, ushobora kuba wenda biterwa na papa wanyu. Niko mbyumva nyine. Okay, sawa Dani. Sanga mukecuru. Sawa. Sawa. Mama, iyo telefone kutayita. Mama. Mama wasinziriye? Mama. 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 agahinda mfanye ntikazatuma mugira amahoro, muzabura ibitotsi nk'uko nabibuze, mubura amahoro nk'uko nayabuze, ubwigunge nabayemo muzabubemo, nibwo muzumva agahinda napfanye. Simbanze nk'uko mwanyanze, ariko mbifurije gusogongera ku gahinda napfanye. Iyo nizera izabimfashamo. Ndagukunda mwana wanjye. Bro, birakaze rero no kukuba hafi kabisa, kuko ndumva izo staff zo muri famille yawe zishobora kuba zaragukurikiranye. Shada ninjye rero inama nakugira ni ugukomeza ukiyegereza Imana cyane, ukongera ibihe byo gusenga, kuko mu bihe nk'ibi ngibi nta kindi kintu kigufasha usibye gusenga. Nanjye nta kindi nagufasha usibye kuzayenga ufasha kugusengera. Nanjye urebye nta yindi nkunga mbashaka uretse amasengesho. Gusa icyiza ni uko ubu ngubu bitakimfata cyane cyangwa se ngo bingagaze, nta kintu bikintwara muri makeya. Ni nka ya ntare itontoma iziritse cyangwa se yambwa imoka itaryana. Ubu nta kibazo rwose. Rero nzi mbere yuko ngiye tubanza dusenge. Uwiteka Mana ikomeye, Imana igira neza, Mana turagushimira turaguhimbaza yuko wabanye natwe, tugushima uburyo wabaye natwe mu nzira zose ducamo, imyuka mibi igenda dukurikirana, ariko ukomeza kuduhagararaho n'Imana, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mana rero muri aka kanya turi mu nzu ya Dani, nkweretse Dani, ndakwinginze ngo ukomeze kubana nawe, nkweretse ibikomere byinshi yagiye ahura nawe kera akiri umwana kugeza na n'iyi saha, ndakwinginze ngo ubane nawe muri aka kanya ubimukize, nkweretse imyuka mibi n'abadayimoni byose biri muri iyi nzu, ndakwinginze ngo ukore mu izina rya Yesu, nkweretse ibimuhiga byose
byose ngo ubikureho mana, nitubona wongeye kuba umuntu muzima akajya aryama agasinzira nk'abandi bantu mana, tuzashima izina ryawe mana. Rero nkweretse Dani, ndakwinginze ngo ukomeze ubane nawe, ukomeze umutima wiwe, nkweretse ndetse na buri muntu umwe wese ugenda muri iyi nzu, ukomeze kubana nawe, ukomeze kumuha umugisha. Nkweretse runo rugo rwawe, uruzitize umugisha wawe, buri kimwe cyose mana kibe kiri mu kiganza cyawe mana. Rero nkweretse na Musa turi kumwe aha ngaha, ndakwinginze nawe ukomeze kubana nawe, umuhe umugisha wawe mu buryo bwose. Nanjye mana ndakweretse ugiye kuva aha ngaha nkagenda, ubane nanjye mu ntambwe zose ngendamo, ningera aho ngiye nkagerayo amahoro mana, nzashima izina ryawe. Nkweretse Dani rero, nitwongera guhura ari muzima atongeye gushikagurika mana, tuzaguhimbaza. Bisabye nambaza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. amen. Koze cyane Dani rero reka ngende, ubu ngubwo tuzongera. Tede wakoze cyane, kandi nzajya guhamagara uze ufashe dusenge nyine. Gusa nari urumva se utaruhutse? Ya, umeze neza nta kibazo. Se Musa. Dani bye rero, reka Musa tumwihorere. Sawa, umuhanda mwiza. Sheri nyine urihangana nta kundi tubikorera aha ngaha, nabyo nta kintu bitwaye. Reka muri saro koko ese sheri wagira ngo tubikorere mu cyumba kandi ariho umwana wanjye aryamye, si ushaka ko umukangura koko iri joro. Ikindi kandi ntabwo nshaka ko amenya ibintu ngibi tuba turimo njye nawe. ese reka mwese ubundi kuki utamujyanye aho usanzwe umujyana? Shiriga nawe wanunguye, nese unanizi kuri buze iri joro koko? Okay, reka tubihakore nta kundi, ko ntago nagendera aho nyine nawe urabizi. Ehe,